kuko bwananije abisiraheli bashirirayo batageze muri gakondo. Abantu bavuye muri Egiputa ari ibihumbi hakagerayo babiri, urumva ubwo butayu wabwishimira? Urumva rwose butayu babukomeye. Ni bubi buragatsindwa n'Imana. Ubwo ababujyamo se wabagiriye inama? Ababujyamo ahubwo ntabwo bamenye bahindura imvugo. Bahindura imvugo bavuge kwihererana n'Imana. Bahindura imvugo. Kuko Yesu yarasenze akajya asengera ahantu hiherereye, ariko ntiyigeze abyita ubutayu. Abantu nibo babyise ubutayu. Birabahama rero, bibateza akajagari, birabica, birabarimba. Satani abasanga bati ninjye uba mu butayu. Uhukira ku bahanuzi ugasanga nibo bagusambanyije, nibo baguteye imiruho yindi. Mbese Bibiliya yaravuze ngo hazatera inzara itari y'ibyo kurya, itari y'ibitoki, itari y'imyumbati, itari y'akawunga, izaba ari iyo kumva ijambo ry'Imana. None murabona bigeze he? Ibi bitwereka rero ko Yesu agiye kugaruka. Biradusaba rero kwiyeza tukitunganya tukaba maso. Cikora yaravuze ngo ibyo nitubibona ntituzahagarika imitima. Yavuze ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bayobye benshi, ariko aravuga ngo wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Umva ndafashijwe cyane. Mbese kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Mbese muri ibi Imana irashaka ko ukora ibyo ishaka. Irashaka ko ukora ibyo ishaka, nubwo waba ushonje kora ibyo ishaka. Imana yakubikiye, yarakuzigamiye. Hari ibyasezeranijwe abayizera. Abayizera hari ibyasezeranijwe bagendana. Barabikenana, bakabisonzana, bagakubitwa babifite, bakangwa babifite, ariko nimuguma gukora ibyo Imana ishaka ngo muzahabwa ibyasezeranijwe. Aleluya. Umunsi umwe Lazene mores danseregide. Umunsi umwe Lazaro ngo arangije umunsi umwe gusa ngo Imana iramuhamagara. Hari umunsi umwe tuzumvijwe. Hari umunsi umwe tuzumvijwe ry'Imana. Imana ngo iramuhamagara. Iramuhamagara, umva, iramuhamagara. Ndetse ngo arangije arapfa, Imana iramuhamagara ngo aragenda ajya mu munezero mu gituza cya sekuruza Aburahamu. Ngo yicaramo. Yumva umunezero uraje. Yumva umunezero uraje. Yumva bwa bukene burashize. Yumva inzara irarangiye. Yumva ya marira arashize. Yumva mbese ya mibabaro irarangiye. Yumva ya magambo bamuvugaga ararangiye. Gukora iby'Imana ishaka. Ahantu ho gukora iby'Imana ishaka niho hananiye abantu, niho bapfiye. Bageraho Imana ibasaba gukora ibyo ishaka, bo bagashaka gukora ibyo bashaka. Kandi Imana irashaka ngo ukore ibyo ishaka, ariko ugakora ibyo ushaka. Iyo ukoze ibyo ushaka ahantu urahagwa, ntabwo uharenga, urahapfira. Ariko iyo ukoze ibyo ushaka, ibyo Imana ishaka, haleluya. Iyo ukoze ibyo Imana ishaka ngo uba usigaje guhabwa ibyasezeranijwe, uba usigaje guhembwa, uba usigaje kubona ibihembo. Mbese ibihembo birahari, ahubwo ikibazo ni uko ababihabwa badashaka kubyakira. Ibihembo birahari, Imana yarabibitse, yarabizigama. Ibihembo by'abayizera birahari, ibihembo by'abakiranutsi mbarahire. Uyu munsi nawe ubonye aho wubaka, wari wubatse ahantu hadakwiriye kubakwa, wari wubatse mu manegeka hazasenyuka, wari wubatse habi, wari wubatse mu busambanyi kandi mu busambanyi hazasenyuka, wari wubatse mu businzi hazasenyuka, wari wubatse mu buhanuzi bw'ibinyoma hazasenyuka. Ariko uyu munsi wubake ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ngo kandi Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Nawe uyu munsi Yesu akubera ibuye. Akubera ibuye rigukomeza. Waba uri mu kazi ukora, akubera ibuye rihagukomereza. Bazubake bazihe ibikwiriye.
igahagurutsa abakozi iti mugende mu nkubitire kandi ntimubabarire. Hari abantu rero bavuga bagira bati buriya ni Satani yateye, Satani wahehe yateye he? Oya. Bibiliya muzasome ndashaka kubasangizaho muzasoma kugira ngo mumenye ibiri kuba n'ibyo dusohoyemo. Yesaya 16:16 na Yesaya 6:6 aho hantu havuga uburyo ngo abantu bafashe ibintu by'igiciro bakabirimbisha insengero bakazubaka kutununga, barangiza bakazirimbisha ye, hanyuma ngo bakazikoreramo n'ibizira, ngo bakazisambaniramo, bakazikoreramo ibyaha. Bibiliya ivuga ngo iki? Imana iravuga ngo izo nsengero izazisenya, ngo n'ibizira bubakiyemo ibisenye, ngo n'imirimo yabo yose izatsembwaho. Imana itugirire neza. Habimana, amakuru se? Amakuru ni meza. Ni byiza cyane kuba tuhuye kuko ndagutunguye, ariko ngusabiye umugisha, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ndawakiriye. Mumeze muteze? Turashima Imana. Muri iyi minsi igihe bafunze insengero muri gusenga gute? Turi gusenga. Ko bafunze amazu se bigeze bafunga insengero? Bafunze amazu ntago bafunze ko bafunze insengero ariko ntazo bigeze bafunga. Nari nzi ko wenda ubwo bafunze insengero n'ahandi bahafunze. Oya. N'ubu ngubu turi gusenga. Dore n'ubutayu barabufunze. Ntawe ukijya mu butayu. Ubundi ni bwiza. Ubutayu n'ubundi si bwiza, kubufunga ntacyo bidutwaye. Ko ni bubi. Ni wewe wa mbere umbwiye ati ngo ubutayu si ntago ari bwiza. Ni bubi. Kandi ubutayu umuntu utazi ijambo ubutayu niwe uzi ko ari bwiza. Ariko Abisiraheli bamumazemo imyaka 40 kanarenga, nibo bakubwira amateka y'ubutayu. None ko ubutayu bamwe bavuga ko ari bwiza, nyine ni ukutabisobanukirwa. Ibintu byose abantu babiha amazina, abakashaka kuyita meza, ariko amazina babihaye yari mabi. Kandi ubundi bavuga ngo izina ni ryo muntu, izina iyo ikintu cy'isi izina, ubwo iryo zina iryo zina ni icyo kintu nyine. Nyine we iyo wabyise ubutayu rero biba bibaye ubutayu koko. Niyo mpamvu nta cyiza uhabonera. Kandi benshi cyane babonera mu butayu bahabonera ibyiza. Ni gute umbwira ati ngo nta cyiza murabonera mu butayu? Habayo inzoka ziryana, habayo sikoropiyo, habayo ibyiza. Abahabonera se noneho kuko bamaze kubyita ubutayu, ibi byo gusengera ahantu mu mashyamba nahe bakabyita ubutayu, uzakurikirana amateka ntabwo byigeze biba byiza. Abantu bakunze kubisengeramo benshi bagiye bapfa nabi. Abari abavuga butumwa bazima banduye indi myuka utamenye iyo ari yo. Abari abahanuzi banduye ubuhanuzi utamenye ubwo ari bwo. Abagiye yari abagore bafite abagabo bavuye bavuga ko batandukanye n'ababo. Ubwo wambwira ngo ubutayu ni bwiza? Bamwe bajyayo bakaza batwita abana, abandi bakajya bakaza bahetse barajya ari abakobwa. Aho si ubutayu aho bavuga ngo ni bwiza ni he? Ahubwo Imana iturinde ubutayu. Yego rwose. Iturinde ubutayu. Sinshaka njye ubutayu. Imana indinde ubutayu. Ubutayu ni bubi. Ni wowe nakumva uvuze ko ubutayu atari bwiza. Kandi ubutayu abantu benshi cyane baboneramo imigisha, bakaboneramo ibisubizo. Nyine ni ukutabisobanukirwa. Ukutabisobanukirwa, bakavuga ngo ubutayu ko ntibumve ngo ubutayu ni iki. Bagatekereza ko ubutayu ari ikintu cyiza. Ubutayu ni bubi cyane. Kuko bwananije Abisiraheli bashirirayo batageze muri gakondo. Abantu bavuye muri Egiputa ari ibihumbi, hakagerayo babiri, urumva ubwo butayu wabwishimira? Urumva rwose ubutayu buba bukomeye. Ni bubi buragatsindwa n'Imana. Ubwo ababujyamo se wabagiriye inama? Ababujyamo ahubwo ntabwo bamenye, bahindura imvugo. Bahindura imvugo bavuge kwihererana n'Imana. Bahindura imvugo. Kuko Yesu yarasenze akajya asengera ahantu hiherereye, ariko ntiyigeze abyita ubutayu.
abantu niba babyise ubutayu, abantu niba babyise ubutayu, birabahama rero, bibateza akajagari, birabica, birabarimba. Satani abasanga bati ninjye uba mu butayu, ubutayu habayo Satani kuko niho ageragereza abantu, ni mu butayu. Urumva rero bakunzi b'Umuremyi TV, ubutayu ngo ntabwo ari bwiza, ahubwo mujye muvuga kwihererana n'Imana, ntabwo ari mu butayu. Ubutayu ni ubwa Satani, niho habera ibibi. Mwumve rero Joseph abagiriye inama. Murakoze rero mwese abakunzi b'Umuremyi TV, murabyumva ko twinjiye no mu kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi barinde, ibakomeze ibihe byose. Turabishimira rero uburyo mudukunda cyane ku Muremyi TV, mukande subscribe, like, comment. Turi kumwe n'umukozi w'Imana uri imbere hano muri kona kuri kamera. Nje nitwa Gracier, uri kuri kamera niwe uri muri kumwe nawe. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibarinde kandi ibakomeze, ibahe imbaraga ibihe byose. Rero umukozi w'Imana, mumeze mute? Turaho. Murashima Imana? Turashima Imana. Rwose Imana ikomeze kubarinda muri uyu mwanya. Tugwaye karibu rero, nta mukozi w'Imana utungurwa. Afite byinshi cyane Imana yamuhaye kandi byo gutanga. Abantu bashonje bagahaga, ndumva Imana yaba yarakujurije. Birahari rwose. Ni karibu rero umukozi w'Imana. Birahari. Yego. Imana rero ibahe umugisha, turabasuhuje namwe abadukurikiranye aho muri hose, haba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba no mu bindi bihugu byaba iby'i Burayi. Turabizi ko hari abanyarwanda bariyo benshi kandi bakurikirana izi mbuga nkoranyambaga. Imana ibahe umugisha kandi rwose kuba mugerageza gutega amatwi, mukumva, mukibuka rwa rurimi rwanyu, mugashaka kumva biwanyu. Ntimugende ngo mube Abongereza, mube Abafaransa, mugume kumva Igifaransa gusa, bo mukibuka no kumva Ikinyarwanda kugira ngo muze kumva n'Abanyarwanda bene wanyu. Mugerageze munaganire aho tutabonera ubushobozi bwo gutega indege ngo tubagereho, ariko Imana yatanze uyu murongo, haboneka ikoranabuhanga kugira ngo twicare hano ariko twicaye n'i Burayi. Imana rero ibahe umugisha, reka tuganire muri kiganiro kandi rwose wicare utega amatwi tuganire nk'Abanyarwanda, ko nicyo turi kuvuga. Nta Cyongereza, nta Gifaransa, turi kuvuga Ikinyarwanda. Imana rero ibahe umugisha. Icyo nabasangiza ni uko Yesu ari bugufi kugaruka gutwara itorero. Ibi bimenyetso bimwerekana byose byamaze gusohora, igisigaye turamutegereje ngo aze. Waba uri i Burayi aho wicaye, menya ko Yesu agiye kugaruka. Ibyo bimenye, kandi ibimenyetso tubona turi hano mu Rwanda bitwereka ko Yesu aje. Nuri Burayi ari kubibona. Yaravuze ngo hazabaho intambara n'impuha zazo. Ni muri Mateyo 24. Muzahasome, murumva Ikinyarwanda, muzahasome Mateyo 24 umurongo wa 4. Yaravuze ngo hazabaho abahanuzi b'ibinyoma. Abo ngabo twagiye tubabona, kandi si hano mu Rwanda gusa, no muri ayo mahanga bariyo. Yaravuze ngo hazabaho intambara n'impuha zazo. Naho mu mahanga intambara murazibona n'impuha zazo. Iyo tujya natwe turi hano mu Rwanda tujya tubyumva, twumva intambara z'Abarusiya, izo muri Ukraine, zo muri ibyo bihugu by'iwanyu. Na hano mu Rwanda mujya mubyumva, za Kongo murazumva. Mbese mwumva n'indi mitwe myinshi igenda ihungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye. Ibyo byose Yesu yaravuze ngo muzabyumva, mwumve intambara, mwumve n'impuha zazo, ngo ariko mwirinde mudahagarika imitima. Ikintu Imana ishaka ni uko ugomba kumenya ko ibyo byavuzwe ko bizabaho, byasohora ntuhagarike umutima. Ukamenya ngo nubwo ibi Yesu yavuze bisohoye, ariko umutima wanjye ntukwiye guhagarara, ahubwo nkwiye kwishimira ko Yesu agiye kugaruka.
Amen. Ikisigaye ukiyeza nk'umugeni wa Yesu kugira ngo naza azakutware uri umugeni we. Imana rero ibaha umugisha. Ayo niyo magambo nabasangiza muri aka kanya. Nuko Yesu agiye kugaruka kandi ibimenyetso bigaragaza ko aje turi kubibona. Aravuze ndetse yavuze amagambo akomeye na Bibiliya. Ijambo ry'Imana azaba ari ingume, yemwe hazatera inzara itari y'ibyo kurya, izaba ari y'ijambo ry'Imana. None abari aho muri Finlande, abari aho muri Sweden, abari aho hose nimutubwire, inzara y'ijambo ry'Imana ntiyateye? Yarateye. Iyo tubona abamisiyoneri bavaga aho iwanyu muri Finlande aho mutuye, bakava aho muri Sweden aho mutuye, aho hose bagiye bava bakaza inaha iwacu kutubwiriza ubutumwa. Ubu ngubu ntiwababona. Ubu abenshi bari mu kabari, abenshi bigwa ku mucanga, abenshi beze babivuyemo, ntiwababaza ubutumwa bwiza. Inzara yarabateye. Izo bitaga insengero aho bavugiraga ubutumwa bwiza bagaterana bagasenga, ubu barahakinze hakorerwamo indi mirimo. Ubu nicyo kigaragaza ko ibyo Yesu yavuze, ibyo yatubwiye ni ikitwereka ko byasohoye. Igisigaye bavandimwe, dutegereje impanda yonyine ko Yesu aza. Dutegereje impanda yonyine kwivuga, ahasigaye tukazamuka ikirere tugasanganira umwami wacu. Icyo rero mbingingiraho baba ari hano iwacu mu Rwanda, iyo Bibiliya ivuga ngo hazatera inzara itari y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Iyo murebye inaha iwacu mu Rwanda mubona inzara itarateye ijambo ry'Imana. Urajya mu matorero ugashaka ijambo ry'Imana ukaribura. Yemwe urajya ku bahanuzi ngo bashakireho ijambo ry'Imana ugasanga ntaryo. Wahajya uri umukobwa urushe ugira ngo wenda urabaruhukiraho, ugasanga umuhanuzi ugiyeho aragusambanyije. Wahajya uri umumama ugowe ukagira ngo wenda uraruhukira ku bahanuzi, ugasanga nibo bagusambanyije, nibo baguteye imiruho yindi. Mbese Bibiliya yaravuze ngo hazatera inzara itari y'ibyo kurya, itari y'ibitoki, itari y'imyumbati, itari y'akawunga, izaba ari iyo kumva ijambo ry'Imana. None murabona bigeze he? Ibi bitwereka rero ko Yesu agiye kugaruka. Biradusaba rero kwiyeza tukitunganya tukaba maso. Cyikora yaravuze ngo ibyo nitubibona ntituzahagarika imitima. Yavuze ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bayobye benshi, ariko aravuga ngo wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Bene data, ikintu cyagushoboza kunesha ibi bihe turi gucamo by'iminsi y'imperuka ni ukwihangana. Utihanganiye ubukene, buri minsi y'imperuka aravuze ngo hazatera inzara. Inzara ngo izatera n'iy'ibyo kurya by'umubiri nayo izatera. Aravuga ngo kandi abantu bazangana, bazanicana. None iyo mubibona ubu ngubu umwana aravuka akavuka atumvikana n'ababyeyi, agakura atumvikana nabo. Umubyeyi ntiyumvikana, umugore ntiyumvikana n'umugabo, umugabo ntiyumvikana n'umugore. Za divorce za buri munsi baricana, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore, umwana akica umubyeyi we, ndetse abaturanyi ntibabanye neza. Yemwe urasanga umukazana avuga ati mawe uko arandoga. Ugasanga mbese abantu ntibacyumvikana, barangana, barapfa ibintu bidafatika, barapfa amasambu, barapfa ubusa. Ariko ibi byose ni ibyo Yesu yasize avuze. Yaravuze ngo abantu bazangana, bazanicana. Ibyo byose bigaragaza rero ko Yesu agiye kugaruka kandi ari bugufi. Dusomye rero mu rwandiko rw'Abaheburayo ugasoma igice cyaho cya 10 murongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Aye, umva ndafashijwe cyane. Mbese kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Mbese muri ibi Imana irashaka ko ukora ibyo ishaka.
irashaka ko ukora ibyo ishaka nubwo waba ushonje kora ibyo ishaka. Imana yakubikiye yarakuzigamiye. Hari ibyasezeranijwe abayizera. Abayizera hari ibyasezeranijwe bagendana. Barabikenana bakabisonzana bagakubitwa babifite bakangwa babifite, ariko nimuguma gukora ibyo Imana ishaka ngo muzahabwa ibyasezeranijwe. Amen. Mbese ihangane. Haleluya. Bagutuke wihangane, bakuvuge nabi wihangane, bakurwanye wihangane, bagusuzugure wihangane, ariko ufite ibanga kuko ugendana ibyasezeranijwe. Ugendana ibyasezeranijwe. Aho niho itandukaniro ry'abizera n'abatizera riri. Hari icyo turusha abandi. Nuko abizera bafite icyo barusha abandi. Nubwo yemwe uva nubwo inzara iza twese tugasonza, ariko abizera bafite icyo barusha abandi. Nubwo ndetse bo barya twebwe dushonje, ariko hari icyo turusha abandi. Nuko hari ibyasezeranijwe tugendana. Nuko umunsi umwe bizasobanuka abera bagasanganira umwami wabo, bakajya kuruhuka imiruho yose n'imihati. Ndetse nimuguma gusoma biramuzasanga naho Yesu yaciye umugani wa Lazaro n'umutunzi. Umutunzi ngo yari umukire, Lazaro ari umukene, ngo akajya yifuza guhazwa n'ubuvungunyukira buvuye ku meza ye. Ariko ye umukire ngo yaradamaraye nta kibazo. Abadamaraye mu bihorere, mwebwe mugume mwizera Imana mukiranuke. Ngo yaradamaraye, yari umuntu wadamaraye utagize ibyo yitayeho, ariko ngo umukene Lazaro ngo agahora yifuza guhazwa n'ubuvungunyukira buvuye ku meza y'umukire. Niyo mpamvu uzabona abakene buriya bahora bifuza. Abakene bahora bifuza. Niyo mpamvu buriya mwene data abakene bahora bifuza. Ahora avuga ati icyampa inzu kuko nyine ntayagira, icyampa umwambaro kuko ahora muri umwe, icyampa ngo agahora. Ariko Lazaro yari umukiranutsi w'Imana. Nubwo yahoraga yifuza ibyo yifuza ntabibone, ariko yari afite ibyasezeranijwe agendana. Amen. Ibyo nibyo byamuberaga igitsikamutima, bikamukomeza, bikamurinda kwiba kandi akennye, bikamurinda gutuburira abantu kandi ari umukene. Mwene data, muri iyi minsi abantu bari gutubura kugira ngo bakire nabo barye cyangwa babeho. Ariko Lazaro ngo yahoraga yifuza ariko ntiyibe, agahora yifuza ariko ntasambane ngo abone amaronko. Yemwe Lazaro ngo arihangana, aribwa n'ubuzima, ariko abika ibyasezeranijwe. Umunsi umwe rero, Haleluya, umunsi umwe Lazene mores danseregide, umunsi umwe Lazaro ngo arangije umunsi umwe gusa ngo Imana iramuhamagara. Hari umunsi umwe tuzumva ijwi, hari umunsi umwe tuzumva ijwi ry'Imana. Imana ngo iramuhamagara, iramuhamagara, umva iramuhamagara. Ndetse ngo arangije arapfa, Imana iramuhamagara, ngo aragenda ajya mu munezero mu gituza cya sekuruza Aburahamu. Ngo yicaramo, yumva umunezero uraje, yumva umunezero uraje, yumva bwa bukene burashize, yumva inzara irarangiye, yumva ya marira arashize, yumva mbese ya mibabaro irarangiye, yumva ya magambo bamuvugaga ararangiye. Noneho ngo na nyamutunzi azagapfe, ngo wajya ikuzimu. Birababaje cyane. Yadamaraye ari mu isi, ariko nyuma ngo ajya mu mubabaro. Ngo ageze ikuzimu, ikintu cyambabaje cyane, ngo agezeyo ngo amaso ye ngo arahumuka abona Lazaro. Mwene da, buriya hari igihe abatakubona bazakubona. Uyu munsi uratwikiriye, uratwikiriye uyu munsi, ariko hari umunsi Imana izagutwikurura ikakwereka abantu. Hari umunsi izagutwikura abantu bakamenya uwo wari we. Uyu munsi ntibazi uriwe kubera kutwikiriye, ariko hari umunsi izagutwikurura. Kuko uratwikiriye, ariko utwikiranye ibanga. Hari ibyasezeranijwe. Haleluya. Lazaro ngo Imana imuhamagaye, nyamutunzi nawe agiye apfuye, ngo arangije amubona ngo ari mu gituza cya Aburahamu. Aramumenya, nubwo abantu batakuza, ariko hari umunsi Imana izagutwikura bakumenye, bakomeza wubaha Imana. Bavuze ngo mukwiriye kwihangana, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora
abantu aha hantu niho bananirwa gukora iby'Imana ishaka. Ahantu ho gukora iby'Imana ishaka niho hananiye abantu, niho bapfiye. Bageraho Imana ibasaba gukora ibyo ishaka, bo bagashaka gukora ibyo bashaka, kandi Imana irashaka ngo ukore ibyo ishaka, ariko ugakora ibyo ushaka. Iyo ukoze ibyo ushaka ahantu urahagwa, ntabwo uharenga, urahapfira. Ariko iyo ukoze ibyo ushaka, ibyo Imana ishaka, haleluya, iyo ukoze ibyo Imana ishaka, ngo uba usigaje guhabwa ibyasezeranijwe, uba usigaje guhembwa, uba usigaje kubona ibihembo. Mbese ibihembo birahari, ahubwo ikibazo ni uko ababihabwa badashaka kubyakira. Ibihembo birahari, Imana yarabibitse, yarabizigama. Ibihembo by'abayizera birahari, ibihembo by'abakiranutsi imbarahire birahari, ibihembo by'abihanganye ntibasambane birahari, ibihembo by'abakobwa bihanganye bakamara imyaka bakabita ko bagumiwe, bakihangana ntibasambane bagakizwa birahari. Birahari. Ibihembo by'abagabo bihanganiye mu ngo zabo, bakemera bagakena, bakihangana ntibateke imitwe, bakabana n'abagore babo bagakenana nabo ntibabate. Ibihembo by'aba bagabo birahari. Birahari, ndafashijwe, birahari, birateguwe, birahari. Imana yarabibitse, nibaguma bakihangana. Umva kode ni ukwihangana, nibaguma bakihangana. Kaze babwire Banyarwanda, namwe Banyarwanda muri mu bindi bihugu, umuntu utihanganye ntashobora gusoza urugendo rwe neza. Kuko ibituma twihangana tubana nabyo, tugendana nabyo, aho tugeze hose turabihasanga. Niyo waba uri Burayi, hari ibigusaba kwihangana. Iyo ugeze utihangana, urahagera ugasanga hari ibyagusize, ugata umugore wawe ukajya kuzana abandi, abadiaspora ukabaduka ukabasanga. Hari ibituma twihangana rero, kugira ngo tuzabone ibyasezeranijwe Imana yatuzigamiye, nuko twihangana. Ibihembo birahari, iby'Imana yadusezeranije birahari, ariko icyo dusabwa ni ukwihangana. Nari ndimo mbabwira ngo umwami wacu Yesu araje, ari bugufi, aje gutwara itorero. Hahirwa rero uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzakizwa. Uwihangana akageza imperuka, abavandimwe, azakizwa. Uwihangana akageza imperuka, iyi Noheli izarangira. Uwihangana, umukobwa wihangana akageza imperuka, azakizwa, azibagirwa imibabaro. Umugabo wihangana akageza imperuka, azakizwa, yibagirwa imibabaro. Yemwe umumama wihangana akageza imperuka, azakizwa imibabaro ishire. Nyuma y'ubuzima, nyuma y'ubuzima mbabwire ko hari ubundi, babwire ko hari ubundi. Ibindi byose birashira, ariko ubugingo bw'iteka twasezeranijwe ni ubugingo butashira, n'ubugingo butarangira, n'ubugingo butarangizwa n'ibihe. Nta bihe birangiza ubugingo buhoraho. Iyo umuntu yabwakiriye n'iteka ryose. Haleluya. Oh, haleluya. Ibihembo birahari by'abizera Imana. Ndagira mbabwire ko umwami wacu Yesu ari bugufi. Nimwihangane, turi hafi kwakira ibyasezerano. Lazaro mbabwiye ko umutunzi w'umukire wari waradamaraye, yaramubonye, aramumenya, aravuga ngo yewe Aburahamu we, wambabariye ukabwira Lazaro agakoza isonga ry'urutoki mu mazi, akantonyangiriza ku rurimi ko ndimo mbabara cyane. Uyu ni umukire wari waradamaraye ari mu isi. Mubareke badamarare, ariko umunsi umwe natwe tuzishima babarira bababaye. Icyampa rero mwene data wumva ubu butumwa, nawe ugahinduka ugakizwa, ukakira Yesu nk'umwami wawe n'umukiza. Warangiza nawe ukakira aya masezerano, ukayabana, ukayagendana, ukayabana, ukajya uyicarana, umunsi umwe impanda yavuga, nawe ukazibona mu munezero. None ngo arangije, Aburahamu aramubwira ngo yewe weho wahawe ibyiza. Umva, munyumvire, wahawe ibyiza ukiriho, Lazaro nawe ahabwa ibibi akiriho. None uyu munsi Lazaro aranezerewe, none nawe uri mu mubabaro. Emera ubabare, kuko nawe ibyiza nawe mwabisangiye. Ibyo umuntu yakoreye nibyo azahembwa cyane.
wanyweye pirimusi uradamarara urasohoka ujya ku mucanga, inkumi nziza urayitwara urayisohokana, natwe turababara turaribwa, ubuzima buraturya, turihangana tuguma gusenga Imana, turakiranuka, turirinda, twanga kwiba turasenga, twanga guteka imitwe turasenga, twanga kuvuga ubutumwa bw'ibinyoma turasenga, tuvuga ukuri. Imana natwe yatubikiye ibihembo. Hari umunsi umwe tuzaba mu munezero, nawe uri mubabara, urimo wifuza kugera aho tutabishobora. Nyamutunzi Aburahamu aramubwira ati wahawe ibyiza ukiriho, na Lazaro ahabwa ibibi akiriho, none uyu munsi Lazaro aranezerewe, nawe mera ubabare kuko nawe wariye ifiriti abandi batayirya, wanyweye pirimusi abandi banywa amazi bashonje, nawe mera ubabare. Wabaye muri etaje ugerekeranya n'abagore, undi yabaye muri geto, undi areba mu kiraro abura aho ataha, weho uguwe neza. None nawe umva umubabaro ukuryana, nawe byumve. Umva bavandi, hari abantu Imana izumvisha ku mubabaro muri iyi si batarawumvishe, mwitonde. Hari abantu bazumva umubabaro muri iyi si baradamaraye, hari abazawumva. Uyu munsi uri kuvuga ngo nguwe neza, ariko hanyuma uzabyumva nawe Imana iri kugusogongezaho. Iyo mbimenye uvuga uti iyo mbimenya. Nyamutunzi yaravuze ngo none se ngo niba ngewe wenda nta mbabazi mungiriye, ngo mwambabariye ngo ukohereza Lazaro ngo akajya kubwira abiwacu basigaye ngo bakihana ko aha hantu ndari habi ntibazahaze nabo. Umva ukuntu Aburahamu yasubije Mutunzi. Yaramubwiye ngo bafite Mose n'abahanuzi, nibatumvira abo naho umuntu yazuka ntabwo bazumva. Mufite Mose n'abahanuzi, uyu ni Mose arimo arakubwira, nutumvira Mose uyu ni umuhanuzi ukuri imbere, nutamwumvira ngo uve muri ubwo busambanyi wihane uzabona ibyiza, hanyuma yiba uzabe mu munezero nawe. Naho umuntu yazuka ntabwo uzumva. Oya ntibibaho. Uyu ni umuhanuzi ukuri imbere ukubwira ngo reka ibyo bibi, reka ubwo busambanyi, reka ayo manyanga, reka ayo matiku. Wa muhanuzi uri gutuburira abantu, urimo gukora ibyaha ukanasenga, nutumvira uyu muhanuzi mugenzi wawe uri kuguhanura ngo ubivemo, hanyuma yiba uzaba nka Nyamutunzi. Koko nibyo waratubuye, ubona ifeza, ubona amadolari, abayeho neza, ubayeho neza, bari kugukodeshereza inzu nziza kubera ko hari ukuntu wabatekenitse, barimo barakwambika amakositimu kubera ko hari uko wabatekenitse. Ibyiza byawe uri kubibona ukiriho, ariko se hanyuma yibuzagana he? Imana izakumva, uzumva umubabaro nawe, uzasogongera ku gacuma k'umujinya. Ubundi agacuma Imana ibikiye abantu nk'abo yakisa k'umujinya, ngo niko izabasogongeza, ngo abantu bose batayumviye bagakora ibyaha ntibayikiranukire, ngo yababikiye agacuma kitwa umujinya, ngo ako niko izabasogongezaho, niko buri wese azagenda asomaho, akagenda asomaho, akajya yumva ku mujinya. Imana ibababarire. Icyamukumvira Mose ukumvira umuhanuzi. Uyu munsi rero imbere yawe hari Mose, hari umuhanuzi, imbere yawe arahari. Waba uri muri diaspora, waba uri hehe, imbere yawe umuhanuzi arahari. Nutamwumvira ngo ureke ibibi, agacuma k'umujinya nawe uzagasogongeraho. Ariko uyu munsi ntitukwifuriza ibyo, kubera ko ugize amahirwe yo kuvugana n'umuhanuzi. Uyu munsi ibyaha byawe urabibabarirwa. Uyu munsi nawe urakira amasezerano. Uyu munsi nawe urakira amasezerano. Uyu munsi nawe urahabwa amasezerano. Bibiliya ivuga ngo iki mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, usomye mu gice cya 2, haravuga ngo namwe ntimukiri abashyitsi, ntimukiri abasuhuke, namwe muri ubwoko bw'Imana, muri abo mu nzu y'Imana. Abo babwirwa ni bande? Ni abari abapagani, ni abari abanyamahanga, batari ubwoko bw'Imana nk'Abisiraheli.
maze Yesu aje arangije ngo akuraho igikuta, akuraho urusika rwabatandukanyaga n'Imana, urwabatandukanyaga n'ubwoko bw'Imana rukuraho. uyu munsi Imana ikureho urusika rwagutandukanyaga nayo, urusika rwatumaga Imana itakwishimira, uyu munsi ruveho. uyu munsi urukuta rwagutandukanyaga n'Imana ntikwishimire, uyu munsi uru rukuta ruveho. Biravuga ngo kubera ko Imana ndafashijwe cyane, kubera ko mwubakiye ku ntumwa n'abahanuzi. Uyu munsi nawe ubonye aho wubaka, wari wubatse ahantu hadakwiriye kubakwa, wari wubatse mu manegeka hazasenyuka, wari wubatse habi, wari wubatse mu busambanyi kandi mu busambanyi hazasenyuka, wari wubatse mu businzi hazasenyuka, wari wubatse mu buhanuzi bw'ibinyoma hazasenyuka, ariko uyu munsi mwubake ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yego. Ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ngo kandi Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Nawe uyu munsi Yesu akubera ibuye. Yego. Akubera ibuye rigukomeza. Waba uri mu kazi ukora, akubera ibuye rihagukomereza. Abadayimoni bahaguterera ntibazongere kugushobora. Abadayimoni baguterera mu kazi ukora ntibazongere kugushobora. Uyu munsi Yesu akubera ibuye, akubera ibuye. Iri buye akubera ibuye rigukomereza ahantu uri. Waba uri muri Amerika, Yesu akubera ibuye. Waba uri muri Canada, Yesu akubera ibuye. Waba uri mu Bwongereza, Yesu akubera ibuye. Waba uri muri Kenya hano hafi, Yesu akubera ibuye. Waba uri i Buganda, Yesu akubera ibuye. Yesu nakubera ibuye. Abadayimoni ntibazasenya iyo nyubako. Ntabwo abadayimoni bazagusenya ngo bikunde, kuko Yesu yakubereye ibuye. Kanze mbabwire, ibintu byose Yesu atarimo bizasenyuka, ariko ibyo Yesu ahagazemo ntabwo bizasenyuka. Ntabwo bizasenyuka. Nari nababwiye ngo insanganyamatsiko ndimo mbaganiriza nuko Yesu agiye kuza, nuko agiye gutwara itorero, kandi ibimenyetso bigaragaza ko aje turimo turabibona. Utabibona keretse utari maso, keretse utareba, naho turabibona. Yesu yaravuze ngo hazabaho n'abahanuzi inyuma bayobye benshi. Se ntimubibona? Aho umuntu ahanurira umuntu washatse abyaye 5 ngo uyu mugore so wawe, kandi mubyaranye 5, ugata urugo rwawe ngo umugore ufite so wawe. Abahanuzi inyuma bazaduka kandi bayobye benshi. Aho umuntu ahanurira umuntu ngo vaho utuye mu muryango wawe, akagutandukanya n'umuryango, akakubwira ngo have, ngo kuko barakwanga, nawe ukahava. Wajyarenza akagukodeshereza geto, yarenza kwigukodeshereza akajyaza akagusambanya. Urumva? Ibyo Yesu yavuze bitasohoye nibiye. Byose byarasohoye. Ikindi ngira ngo nze gusorezaho mbaganiriza. Nimusoma Ibyahishuwe 6, muhazahasanga ifarashi enye, eshatu zivuga ku bimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Muzahasanga enye, eshatu nizivuga, nizigaragaza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Iya kane ni iya mbere. Iya kane ivuga Yesu. Aha haramfasha cyane. Umva iya kane uko ivuga. Iya kane iravuga ngo umwana w'intama amena ibimenyetso bifatanije cya gitabo. Ngo hanyuma ngo haza ifarashi y'umweru, ngo uyicayeho ngo yari afite umuheto, noneho ngo azanesha kandi ngo ahore anesha. Ahantu iyo mpageze numva mfashijwe cyane. Ngo aza ngo umwana w'intama amena kimwe muri bya bimenyetso bifatanije cya gitabo, ngo havamo haza ifarashi y'umweru uyicayeho, ngo aza afite umuheto kandi ngo azanesha, ngo ahora anesha. Bivuze ngo Yesu yaranesheje mu itangira kandi yanesheje no mu iherezo. Bivuze ngo hari hagiye kuza ibimenyetso bigaragaza ko aza bikomeye bizananiza abantu,
ariko we ngo abanza kuza ngo abineshe. Haleluya. Ariko ni bande azaneshereza? Nitwe. Azaneshereza abera. Abamwizera yarabaneshereje. Amen. Murimo murasakuza ngo bafunze insengero, bafunze ziri hehe? Nazo. Bafunze amazu y'abantu, ngo bafunze insengero. Bibiliya ivuga ngo iki se? Ntabwo mu Befeso nahababwiye. Haravuga ngo mu Befeso handi nababwiye mu gice cya 2 havuga ngo iki? Haravuga ngo ntimukire abashyitsi, namwe muri ubwoko bw'Imana, muri abo mu nzu y'Imana. Bireka avuga ngo uko ivuga muri iyo mirongo ikomeje uhere 19 ugakomeza 20 na 22. Haravuga ngo iyo muri we, muri Kristo, ngo iyo nzira kura ikaba urusengero mu Mwami Yesu. Mbese twe turi insengero mu Mwami Yesu. Mu Mwami Yesu turi insengero ze. Mbese muri we iyo nzira kura ikaba urusengero, ikaba inzu, ikaba urusengero mu Mwami Yesu. Iyo nzira kura muri we, muri Kristo. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari inzu y'Imana. Kandi irakura iyo nzu, irakura ikaba inzu y'Imana mu Mwami Yesu. None mwebwe muravuga ngo bafunze insengero, ziri hehe? Bafunze amazu y'abantu, ntibafunze insengero, kuko Yesu turi kumwe. Mbabwira si ibindi yavuze. Mbabwira ibindi yabwiye Petero igihe yababazaga ngo abantu bavuga ko ndindi. Petero akavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yaravuze ngo Petero, ntabwo bibwiwe, ntabwo bihishuriwe n'inyama n'amaraso. Abantu b'inyama n'amaraso nibo bari guhishurirwa bakavuga ngo izi ni insengero bafunze. Nto barahishurirwa n'Imana insengero ziharizo. Urusengero ni nge, urusengero ni wowe. Mu Mwami Yesu rero tuba inzu y'Imana, Imana ibamo igaturamo. Noneho biravuga ngo Petero arangije, Yesu aramubwira ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu niyo yahaguruka ntabwo azarishobora. Kuri urwo rutare. Hari abantu rero basobanura ijambo ry'Imana nabi, bakavuga ngo yavuze ku rutare ngo avuga Petero. Hoya, ntuyavuze kuri Petero, muzasome neza. Yaravuze ngo kuri urwo, aho urwo bivuze ngo yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Aravuga ngo kuri urwo ariwe Kristo, ariwe Kristo, kuri urwo niho nzubaka itorero ryanjye. Amarembo y'ikuzimu niyo yahaguruka ntazarishobora. Humura rero, ukimara kumva mu magambo ukomere. Nubwo amazu yose yasenyuka, ariko itorero rya Kristo aho ryubatse harakomeye. Aho ryubatse harakomeye. Izo ni insengero, ntago ari itorero. Izo ni insengero. Izo nsengero si itorero. Muri itorero ni itorero. Kuri Kristo niho hari itorero. Itorero rero umuntu wese ugeze kuri Kristo abageze mu itorero. Uwabageze mu itorero, ariko ugeze muri Zayoni ntaba ari mu itorero, aba ari mu nzu y'abantu. Ugeze muri ADPR ntaba ari mu itorero, aba ari mu nzu y'abantu. Ugeze kuko ni association, ni umuryango w'abantu. Ariko itorero Kristo aravuga ngo kuri aho nta wundi ririho ninjye, nta warisenya. N'abantu bararwanira amazu yabo, niyo mpamvu bahora bagirana amatiku. Bararwanira amazu yabo ngo inzu yanjye. Kandi mbabwire, abantu murimo mwubaka amazu, abantu bubatse ntimwubake inzu y'Imana, uburakari bw'Uwiteka burabahagurukiye. Kuko impamvu bibabaje Imana ni uko mwanze kubaka inzu y'Imana, muri kubaka amazu y'abantu. Ese wasomye mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 13 haravuga ngo ibitambo binezeza Imana. Biravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu nibyo bitambo, ntimukabyibagirwe, kuko bene ibyo bitambo nibyo binezeza Imana. Ariko abantu bazi ko kubaka aya mazu bari kwita insengero ngo ari byo binezeza Imana. Umuntu agafata miliyoni 10 akazijyana akubaka inzu y'amatafari y'ibitaka, kandi abana n'umuntu ushonje wagennye utagira icyarye, basohoye no mu nzu ntiyamwubakira inzu. Buriya
mbona Imana yajyaga ihishurira yajyaga ibwira abami kera iyo abiseri bagomeraga Imana yajyaga ihagurutsa Nebukadinezari nk'umwami w'igihugu ikamubwira ngo njye Uwiteka ndagutumye umugaragu wanjye genda unkubitire bariya b'Abisiraheli banze kunyumvira ubakubite ntubababarire ubakubite ubahate inkoni z'amatwi z'ibirenge kubera ko wanze kunyumvira burankunda Imana cyane bagakubitwa kubera iki banze kumvira Imana nkunda Imana cyane kandi nkakunda abakozi bayo buriya ubu leta ni umukozi w'Imana kuko arimo Imana ibona inzu bubatse z'ibitaka arizo bitayeho kwita ku nzu z'Imana ngo bazubake bazihe ibikwiriye igahagurutsa abakozi ati mugende mu nkubitire kandi ntimubabarire. Hari abantu rero bavuga bagira bati buriya ni Satani yateye Satani wahehe yateye he? Oya Bibiliya uzasome muzasome ndashaka basangizaho muzasoma kugira ngo mumenye ibiri kuba nibyo dusohoyemo. Yesaya 16:16 na Yesaya 6:6 aho hantu havuga uburyo ngo abantu bafashe ibintu by'igiciro bakabirimbisha insengero bakazubaka kutununga barangiza bakazirimbisha ye hanyuma ngo bakazukoreramo n'ibizira ngo bakazisambaniramo bakazikoreramo ibyaha. Bibiliya ivuga ngo iki? Imana iravuga ngo izo nsengero izazisenya ngo n'ibizira bubakiyemo ibisenye ngo n'imirimo yabo yose izatsembwaho. Imana itugirire neza. None abantu barita amazu y'abantu inzu y'Imana. Inzu y'Imana ni wowe. Tunganya urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka urutunganye rube ruzima. Yesu agiye kuza nawe uzahabwa ingororano. Amen. Imana ibaho umugisha. Yego. Nari mvuze kuri za farashi ngo nzisorezeho 3. Iya 4 nayivuzeho ko ari Yesu wivugaga ubwe. Haleluya. Amen. Ndashimira Yesu ko ajya yivuga. Yego. N'uyu munsi kandi yivuge. Nukuri. N'uyu munsi yivuge ku buzima bwawe. N'uyu munsi yivuge ku buzima bwawe. Abadayimoni bamaze igihe bakurwanya uyu munsi Yesu yivuge. Uyu munsi yivuge kandi yavuze ibintu byose biraceceka bikamwumvira. Yesu niwe wavuze ubwo aravuga niwe wivuze ubwe ngo haboneka ifarashi y'umweru niwe wivuze kandi ngo azafite umuheto kandi ngo uwo muntu yicaye ngo yaje anesha ngo ahore anesha. Uyu ni Yesu niwe rero uneshereza be kandi ngo azanesha kandi ngo ahora agira gute anesha. Ndashaka rero kugira ngo uyu munsi Yesu aza kuneshereza kuko nta wundi wakuneshereza intambara ufite keretse Yesu wenyine. Nta wundi wakuneshereza urugamba urimo keretse Yesu wenyine. Ntabwo amafaranga ufite yakuneshereza kuko hari benshi bayafite ariko babuze amahoro. Nta nubwo amazu utunze yakuneshereza intambara ufite. Oya rwose. Nta nubwo inshuti ufite zakuneshereza ibibazo ufite ariko Yesu akuneshereza. Aze mu bibazo ufite aneshe. Aze akore ku ndwara yawe, aze akore ku bukene ufite, aze akore ku ntambara ufite, aze akore ku makuba urimo. Yesu aza kuneshereza. Amen. Ifarashi 3 nababwe zirimo ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu sinzivugaho byinshi kuko nzivuzeho imwanya muremure. Tuzongera tugaruke tuganire. Nuko iya mbere muri ize 3 nuko ngo Bibiliya ivuze ngo haza ifarashi itukura ihabwa ububasha bwo gukura amahoro mu isi. Murabona ko isi nta mahoro ifite. Iya 2 iza ari umukara ngo ikundisha abantu ubutunzi kugira ngo bange Imana bakunda ubutunzi. Mubona ko abantu bakunze ubutunzi badakunze Imana. Iya 4 ngo iza ari igitari gajutse ngo iza kugajuka no kwiyoberanya ngo hasigaye ngo yicaye ngo uwa mbere yitwa rupfu wa kabiri yitwa kuzimu ngo uwicaye kuri iyo farashi yitwa rupfu na kuzimu aramukurikira. Bivuze ngo rupfu aza yica abantu akabica. Niyo mpamvu bateranya intambara mukumva intambara ibihugu byateguye intambara bakica abantu. Ura ni rupfu ni ya farashi ya rupfu iri kuzenguruka isi yica abantu ndetse na kuzimu wakagenda yihebesha abantu akabajyana ikuzimu. Noneho rero Bibiliya iravuga ngo bahabwa ububasha bwo kwica kimwe cya kane cy'abantu batuye isi ngo babicisha inkota
babicishe inzara, babicishe urupfu, babicishe ibikoko byo mu isi. Ibyo ni ibintu bine ngo bazabicishe. Mbibagiriyemo byatinda cyane, tuzagaruka. Ariko ibyo byose mwumva, urupfu yarabizanye, inkota igeze habi abantu, kandi urupfu rugeze abantu habi, inzara nayo igeze ahantu abantu habi. Bene data, Yesu agiye kuza. Ibyo byose biri kugaragara. None ntushaka guhunga uyu mujinya uzatera, ntushaka ubuhungiro, ntushaka ko Yesu akuneshereza, nucika inkota, urupfu rurahari. Kuko urupfu ni imyuka mibi isi yateguye iteza abantu bagapfa batarwaye. Ndetse ibikoko ni uburyo, yemwe n'ibyo urya bazashyiramo ibikoko, uzajya ubirya urware kanseri, urware imivuduko, upfe nabi. Ariko kugira ngo ubone ubuhungiro ni ukujya muri Yesu honyine. Maze rero ndakwinginze, za muri Yesu akuneshereza. Kadusenga Imana. Yego rwose. Katugusengere. Yego. Urahari tugusengere. Ngaho rero ca bugufi ubwire Yesu ngo nanjye neshereza. Niba ari ibyaha wakoze, mubwire ngo neshereza ibi byaha, nanjye nzabona ubugingo. Niba ari amakuba urimo, mubwire ngo neshereza izi ntambara, nanjye umpa amahoro yawe. Yesu byose arabitanga. Atanga ubuzima. Yesu atanga ubuzima kandi akiza n'indwara. Yesu akiza ibyaha kandi akiza n'indwara, kandi yaguha ubuzima utabufite. Amen. Turagushimiye mwami wacu. Uri Imana. Ayi, turagushimiye mu izina rya Yesu. Yesu Kristo. Turagushimiye. Turagushimiye Uwiteka. Yego Mana. Ni wowe uvuganye natwe muri uyu mwanya. Kandi utubwiye ko igihe kigeze ngo twari itorero. Turagushimiye ko natwe tubona ko ibimenyetso byo kugaruka kwawe bihari. Niyo mpamvu tugusabye ngo uze utuneshereze. Yego Mana. Ni benshi bafite ubwoba bw'ibihe, bafite n'ingaruka z'iminsi y'imperuka zabagezeho. Hari abagezweho n'izi ngaruka, bamwe imiryango yarabataye kuko ari igihe cyahanuwe ko abantu bazangana, abandi batawe n'abo bashakanye, abandi banganye n'abo babyaye. Ariko kandi abandi intambara zabagezeho, hari abari mu buhungiro, hari abari mu nkambi, hari ab'inkota igereje bageze habi kubera ibyo bihe by'imperuka. Ariko tubasabiye kubaneshereza Yesu, uzubaneshereza izi ntambara zose, maze ubaha amahoro yawe, abo umurage kuri bo bawugendane, kandi ubarinde guhagarika umutima, ahubwo hore biteguye impanda yawe, bazagusangane badafite ubwoba, kandi uzabaha ubugingo buhoro nk'uko wabusezeranije abizera. Turagushimiye. Reka abarwayi bakize indwara, mwami abababaye ubaha amahoro yo mu mutima, kandi abari mu bibazo bose ubasure babone ineza yawe. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro. Amahoro abayabuze. Kandi mwami abari mu kaga no mu makuba bose, kuko uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, bose ubaha ihumure ryawe. Turabasabiye. Kandi abakeneye agakiza uha agakiza, kandi abari mu byaha bose ubaha imbabazi, buri wese agire abona imbabazi zawe. Dusabye twizeye mwami, kandi ibyo tugusabye tuzi ko ubitanze. Dusabiye abari mu bihugu byo hanze, mu Burayi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bumvishe amagambo yawe bakizera, reka ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Amen.